Ndi papa Sava. Aha. Muhabati Karungi zamani. Kukutata na hii baje. Barkan mutara na hii. Kakazuka na hii. Oh, VJ. Okay, VJ. Yes. Tayari tumemalizana bwana. I say, hey. Aya. Okay, sasa wowe mubwire uti papa digital arahageze mu minota mikeya. No kwigaragaza. Okay. Ni minota mikeya. Okay. Yeah. Ai. Mafiri akazi. Yeah. Tari. Bimeze bite? Uraza kugirana ikibazo n'umukiriya uyu munsi? Uraza kugirana ikibazo n'umukiriya kabisa? Kuri gutinda. Nuko nabaye mbambaje gukwakwanya twatundi nahita nibuka n'akamakaza. Owe. Mazera aka kantu kige kabisa. Aka kantu kige n'agasirimu. Shiramo nawe usigara n'utwekenya nawe wumva ukuntu bimeze. Ase utuntu nk'utujye turya nawe ngo wumve ukuntu bimeze. Yembo karanga mu isafuriya. Oya utu rero ku bagabo b'ibirongore. Utu tuntu dukora icyo bita demokarasi. Neze ngiye ko nshaje ndikira. Niko. Chaka se ngugira inama muntu waje. Nabagabo b'ikirongore byo n'abagore. Umva. Ariko mfite n'agashinga kakuzanzamura kakazamura business. Nta kibazo. Bukajya ndakwereka. Hanyuma simbizi harimo iki se mu gikoni? Ibi byose uroye. Ujya ako kantu uracyafite ikibazo kabisa. Urumva kukubwira. Ubizi sitajya gukora imeze. Inyama zose muri firigo zirahari. Ibyo nibyo nkubwira rero nge maze kurenga. Nyibaza ngo hari iki ugomba guhita unzanira meni. Urumva? Nicyo rashaka kugira vuba. Nese kukijyubaka naho uri meni. Akosa kandi meni zaruta umuntu. Warungiye? Naye nasista wacu. Nzwe meni. Nkubwe ni byose birahari byuze za zingaroni. Ubu noneho dusigaye dufite n'ibisafuriya. Inyama zose zirahari muri firigo nazishyize mejo. Nkuko babidusaba. Harakareti ntuzageze kunkorera. Kamwe akubitamo ibintu by'ibiboga bakavangamo n'ibintu by'ibisosiso n'indi. Reka nze mubwire. Ura no bita? Ntago mbizi ariko hatungi wababizi. Kuko niwe specialist. Bawunkorere mwiza bashyiremo sosiso, bashyiremo tuntu tw'uduki byose. Ako umuntu w'umusaza niko ntaza se wa muntu we ndegura umutwe akazamuka amaguru. Niko
Yes. Ça va? Ça va? Ça va. Ça va? Ikoga, ça va? Umeze neza? Ça va. Hi. Hi. Bite se? Ça. Umeze neza? Ça va? Ça va. Bite? Hi. Madudu, ça va? Ça va. Umeze neza? Karibu. Merci. Bite se? Matitiri. Bite se? Nisa, twizere ko tutagutindije ariko Oya niyo mwatinda sibyo ngibyo njye naho mbibona. Bite se? Umuntu ntiyakora amase. Oya ntacyo ushobora no kukifatira ikifashe. Yeah. Bite se? Matitiri. Serigidi. Yes. Warahindutse. Warahindutse. Ariko njye ntabwo nabibagirwa. Ntabwo nabibagirwa. Niko. Bite se? Ni sawa. Ariko murakeye we. Nawe nanjye kukubwira ngo dusa neza. Wambara usigaye wambara amafaranga. Utwa twita udukuruwaze. None aya mabara rero. Aya ni amabara y'abantu baba bari hafi cyane mu Bwongereza nibo babikurura cyane. Hafi cyane y'ibikomangoma. Aya ni amabara rero bayari kabisa. Ariko urasa neza. Niko bite se? Umeze mute se? Ni bo. ni amahoro kandi Ntabwo agiye ntabwo ari amahoro. Ntabwo ndaha. Kare wadede nigeze kubwira kera ukiri muto. Ndakubwira wadederi. Kuko iminsi izakugera nugakenera abantu bameze nkatwe. Sinabikubwiye. Umva. Ariko ubura disi. Rega njyewe nicaye nticaye ibirenge n'ibirenge. Ndaje. Tugurira ko kunywa. Ndaje mbaruhura ibiroho n'imihate y'isi rero. kuko uba ufite ikibazo cyo kunywa Niko. Mfite ikibazo cyo guturika. Ntabwo agiye ikibazo mfite n'icyo kunywa. Mfite ikibazo cy'ikinyicaje. Bien. Cyakoze. Jyana n'igihe ugendana n'ibigezweho kandi ugendana n'ibikuzanye. Ni ukuri pe. Bon rero ntago ngende ubitsindemo. Mfite gahunda ndavina ngaha ngende njye guhura n'abandi bantu ubu tuvugana service ndi gutanga haki ya Mungu. Imeze nka kwa kundi abantu babahamagara barimo kubaza ngo ko ntuzangenze gukora ko yanze gukora. Ndakenewe ari kubyumva. Ntabwo ndigende jasigaye yiyumva. Oya reka nkwereke. Oya reka nkwereke. Reka nkwereke. Utanga ibyangombwa by'ubutaka. Uri meya, uri iki? Uzi kureba Mr. Call. Reba do. Izi zose zitukura nabanshaka. Reba do. Izi zose zitukura Izi zose zitukura nabo ntitabye do. Diva. Umbwire bagarike. Aba bose batukura nabo ntabyita. Reba. Oya do. Reba aba bose batukura. Do. Namaze kutubanza kubita. Kubera ko ngewe ngomba guha service onshaka cyane ko service yanjye ubu ngubu ari inyamibwa. Telefone ndumva ari y'abatukura. No. Oya reka none urebe. Ntabwo telefone Oya uretse nkwereke. Telefone yawe iri mu gutukura. Ngiye kukwereka none uwo mama. Ure kuntu zishoranye zigenda zirunda ibifaranga. Amazo zihorera degede turwaza imitima babari. Aho rero ni Madede utinyira. ari gushyira amaguru hasi byanze n'urajya ngo umutera Umutima wawe. Aho ni utinyira. Okay. Madede barabyumva reka tubijyane mu kekeya. Simbizi ushaka nakana ariko yagafata hagatonga. Shangiye n'amakano ko kumera pe. Gusa ikihutirwa reka ngewe ndase ku ntego. Murabibona simbizi nkawe sinari nagutekereje ariko nyuma Madede yambwiye ati uriya Madudu nawe sa naho bitameze neza wamutekereza. Ndi numva gumeze nyine uburyo babimbwiragamo urumva umuntu yakubwiye ngo mfitiye projet utekereza ku bavandimwe bawe bari hafi. Byabaye ngombwa ko mushyira ku mugereka ariko mu by'ukuri ntacyo kandi biragenda neza. Waruvuze? Nari ndimo ndavuga nti iyo umuntu muri inshuti ko ufite abavandimwe bawe mugendana mu buzima busanzwe umuntu avuga ati nawe ufite projet nkeneye abantu uhita ubaza nk'umuntu uti se nta kuntu umuvandimwe wanyu nawe wamusodekamo kugira ngo bigende neza ukamuhagikamo ngaho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nshyiramo Madudu niba ari ibintu birya ariko bifite amafaranga. Si ukuvuga ngo kurya rero reka turase ku ntego. Murabona muri iki gihe amafaranga arabuze pe nk'ababeshyi. Ariko yabuze ku bantu bamwe na bamwe nkuko kwanyu nyine mwemwe ariko no twe amafaranga turafite ariko ndangije ndicara ndavuga nti rero ntabwo je naba mbona ibintu biri gukora kandi byiza bifite inyungu mu buryo bubiri mushyira bakantu ka kenge aho mwumve
ndicara ndavuga nti reka ntekereze kuri wowe n'uyu Maduda bagiye kumugereka kandi twagucometsemo rero amafaranga dufatire nk'urugero wenda nko ku bihumbi nka 20 ugiye kuyabona ukabona arimo kumanuka gwirirana ahantu ntiwayatoragura yego niruka ubona ntiwayatoragura se natumagera hasi ntiwayatoragura okay abaye 30 yego mane yego kawo wanarwana nakurira n'igiti kugira ngo nyirayo ataza kuza abaye 40 cyane gakina n'amafaranga ari reka none ugiye batangize senkani tukambatangize senkani ku kwezi se isaha ku munsi sino kuvuga ngo ku munsi ni amafaranga ashobora kugenda yunguka urabona ukuntu igihumyo gikura vuba vuba yagenda yunguka bitewe n'ukuntu byumva none ako kakaba kamwe icya kabiri harimo akantu k'inyungu ariko zisaba kenge nabivuze haruguru mugena musesengura neza harimo akantu k'inyungu gasaba kenge gashobora no kuba akantu ka burundu k'ubuzima burambye tubwiye byubatse gute rero ngewe mfite amafaranga nta igishoro nabivuze haruguru ibihumbi 50 umve neza abantu tugendane ibihumbi 50 ndi bubaye ni amafaranga ya avance tuyita kamanura mbabura aha reka tuvugane nk'akamanura mbabura sibyo none ku kamanura mbabura araza kuza afoferwe nuko haraza kwinjiramo ingingo ya kabiri reba iruhande rwawe ako simani ibintu byikoze ahubwo se byagenze gute reka tubigendemo gakeye navuze ko mushyiramo akantu ka kenge hano gisa n'imitegurura muyobewe dushyiramo akantu ka kenge ni ukuvuga ngo rero Imana imaze kurema umugabo yasanze atagomba kuba wenyine ubivuze neza nuko imuremera umufasha ugize ute mukwiriye ariko irangije irongera ifata umugore iravuga iti kubera ubwenge bwawe nawe uzabasha kubana n'iki n'umugabo murimo ngo ubwenge bw'umukobwa bumugeze ubwiza bw'umukobwa bumugeze ibwami ubwenge bukamugenera igihe azamarayo noneho hakaba n'akandi kavuga ngo noneho rero amahirwe y'umukobwa ku mugabo aza rimwe nk'uku abagezeho navuze akantu ka kenge haruguru mukibuke none senkani nimumara gufata senkani rero nk'ababishyi ngendashe ku ntego haraza kuza abajene bumva abajene tugende gake none abo bajene nibo mwebwe muratangira gucagura uretse gato shadidi nabavanga ibintu tugende gake nibo gucagura abajene 50 ndetse ndi kuvuga abo bajene nibo bamara kuza nibo muratangira kugira gute gucagura urumva icyo nshatse kuvuga nyera kora ko karandara mwumve neza ubugenda kandi ubundi kwihuta ndaguha nimero nawe ngoye nimero zize ku mugereka y'ibihumbi 50 nimero z'abo bahungu se nimero muri butombore z'abashira ibyo bintu ni ibiki reka tubikore tubikora reka tubivugishukuri wowe dushakiye abasheri ubivuze neza nagushakiye umusheri wowe noneho ndabanza ngo ibihumbi 50 bya avance hasubizwa nindangiza ngo agapapuro utombore nimero y'umusheri izi ntebe nazo zirimo abandi basheri bashaka abagore buretse tugende gake tubanze tubyumve kimwe twebwe none abo basheri nabo baraza batombore muri make mugiye gutomborana garanti ya mbere ihari wowe nubona utamwibonamo ukabona mu gihe runaka cyo kumenyana no gukundana ntibikunze uzamurike hari icyo bitwaye ko se none utazayansubiza nusanga ari mwiza bizagenda bite nusanga ari mwiza kandi bihura asura mfata ariyo ngingo gena riri kubaha nuko wenda nagize kuraha nimba wemera ko nibitavamo umuntu yikomereza gahunda ze yego hari icyo bitwaye uraduha senkani uduhe adasubiza n'agapapuro ngo duhitemo abasheri yego abo basheri tugiye guhitamo nabo bagiye kuzana nabo baraza ahangaha nabo nibaza kubera ko ushobora kumureba wenda nabo wabishyuye ntabwo ujye kandi ari mwebwe ngira ngo mudukorane bo barashaka abashira bungaba mbese bakwishyuye kugira ngo bashakire abashira nta nubwo bampaye menshi nimba mu Imana bampaye 50
ariko yo 55 yaragutegura fete ko yaryamo kunywa kwiyakira nta bindi bintu byo nabikoreye ariko ndeba amadederi ndeba uyu numva ngewe naterera iki utwatsa abaguye Ndiri kubitubangura wezana. hanyuma rero uri kuvuga neza nimero zimwe zira nta izindi ngaruka zirimo wenda bakaba bagura nta zindi ngaruka aho twicariye aha ngaha nyine numushima murahita mudetingana ku buryo mwanamamagara ejo nkabaye MC w'ubukwe ariko utamushimye utamushimye none ntabwo wahita ugenda nanone ngo kwa kuno umuntu azana ava kukabona ukayigaragura ugahita ugenda wiruka pretendinga ko muri kumwe ariko ntitutabiburangira ariko namamagara we nashufite uburenganzira bwo kumubloka nkamwihorera n'iki ngezi yuko ukuntu nta zindi ngaruka ukuntu bateye n'amafaranga bafite n'ubwiza nuko basa n'icyerekezo bafite mubwire baza mutaratombora nabanza n'amafaranga ko muyagaye uraduha murabanza nimero murabanza amafaranga igiceri cyangira cy'ima mbere nubwo ndi kumugere ariko ku rundi ruhande nawe mushyiremo akantu k'agakumba ukeneye umugabo ibyo wagabo nyene amafaranga niba udakeneye umugabo sohoka genda waka kanya ndamukeneye waka kanya turamukeneye ukeneye umugabo njye nkeneye amafaranga ariko humura njye diru yawe ndagukorera ubwishaka ariko nkeneye amafaranga nanjye ntawe shana ko shite yidi naye nkeneye igiceri ariko uwo wowe nyizera ndagukorera ibyo nsabye kabisa ndabigukorera uretse rero tubigendanemo gake udashaka umugabo nagiye watubwiye se bihuriye he mani nibyo uwo mugabo se niba ahagaze kuri nta kibazo turashaka abagabo ariko n'amafaranga yaduye turashaka amafaranga n'abagabo ntaduheza 50 sha digidije riseri humura digidije wanyizeye njye uko bizi kuva namenya na digidije n'ubwa mbere avuze ikintu akagikora izina ry'Imana none akakwishyira mbere mu mituku gusa kadigidi wabona digidigi mukuyeho umugabo bivuze neza nimero urafata iki nimero ndafata kandi wabona wakuye umugabo nko kwavuga akira ni amafaranga na nimero hanyaraza amafaranga nimero urafata cyangwa urafata reka mfata ufashe ndafata umura abo ku mugereka arashira bataragera mbabarira yicaye ku mugereka yicaye ku ruhande mbabarira amafaranga sha urafata ngenda abona ndi gufata asigaye hose niho usigaye ni ngewe agushiriyeho sha amashara ndafite amafaranga nawe ntabwo digidi ikize ikize amafaranga ari mani wowe wanarindira twongera urafata aha aho mbonye hose nta kibazo basabira akantu ko kunywa akora kwishyura kumufite ibibazo akira dore ukuntu ibintu bigiye gukora rero uretse gato sinteye intambwe ya mbere byereka mbabwire mushobora no gusanga ibintu biri bube mu muti umugabo rwose akaza ari umugabo ukeneye mukanabana kuko bo bashaka abasheri kandi biragira bo ikihutirwa rero uretse se mubika amafaranga rero mwiyagare mwese muragira ngo muyashyire hejuru nk'aho hari icyabaye ufite mu nyonyo ubika amafaranga twumvikane rero njyewe ntabwo nshaka ko tubiyagaramo ibi bintu mubikore neza ntugire ikibazo none hari ibindi bihari mbahitiremo abasheri cyangwa babatombore
oya baratombora bareka nabo batombore reka dukore birife nyine batombore kuko duhitiyemo ushobora kuguhera kuri ba Kidoma nje bahereza amaboga ushobora kureba ukavuga ati Kidoma ni inshuti yanjye akamuhereza umuhungu mwiza dutombore nabo bahe batombora uko natwe dutombore amafoto yabo ako se ko baje abanje ndashaka gutungurwa kuko urasanga se n'abajene bazima ariko abantu digidi yatangiye iki giceri ni ukuri ko oya reka mbabwire bakeneye abagabo rwose bakeneye abagore babwire tu bakamuvugisha nibaje kabisa kamuvugisha wasanga binavuyemo mugani ariko mwibyita imibyizi mwebwe ndi kubabwira ko ari ibintu bifatika bitwaye kuri ibintu nta kibazo bifatika mfite sanze abo umuntu ufatika twakwigendera ndakubwira iyi n'ubundi ko njye nawe byanze byagoranye yes allo digi papa digital ego digital muramahoro se bien sinzi mwari mwambwiye yuko muri hirya gato yara kwa piga nzenze uyu wana tugiye kugeraho ngo iminota umuhoto nta kibazo karibu cyane uri wanjye oya ngenda banza ndeke bavuge tuvugana mu gitondo byose cyangwa kuyagaye muratombora babatombore cyangwa oya ntabwo waduhitira kuko muri inshuti rero oya batombore ubu se umwanjye waje kumugereka amahirwe ari njya mvuyeho batombore abandi batombore njyewe ntabwo nombora urafata ndafata uyu nguyu wari kuri telefone uramubwirwa n'iki turahitamo kimwe nari batombore okay reka rero tubitware gutya njyewe ndashaka ngo tubitware gake ibintu mufitemo inyungu sinabivuze byinshi inyungu ya mbere ni ukubona umusheri inyungu ya kabiri ni ukujya bibona amafaranga ariko digiti buretse nkubaza ikibazo kimwe abo basore no mu buzima busanzwe nyine bafite amafaranga jewe ku buryo nyine n'umuntu yamara icyumweru bari kumwe icya mbere bafite urukundo bafite gahunda yo kurongora kandi namwe madudukina ku bajura madudukina ku bajura bacyumvisha bafite amafaranga bafite n'urukundo okay nibaza ariko se buretse nkubaza nk'ubu ngubu tuvuge we nk'ubu umuntu akurongoye uretse udusande twa plastike wenda n'umuntu w'umusambi n'uduki ni iki kindi waba ujyanye mu rugo ubwiza ubwiza hari ikindi ujyanye n'ubwenge yegora ubu yicana adafite ubwenge digidi umva nkubwire n'ubundi twe twafashe mu mutwe nimero zacu reka dugusubize tuno dupapuro nabo baza batombora tubivuge mane ntaribi rero nibaze nyene sibyo nshaka no kugaza nashimye use ko bari hafi gusa cyonyorohere ibintu bigende neza hanyuma kanye nitunganyiriza akasatsi urashyushye muko sheri uriya muhungu w'ijwi ryiza ntabwo ariko iryo jwi mwaryumvishe twese papa sava bimeze bite ntuse ko abantu bagupfanye n'inyota niko inyota afite discipline none se kuvuga yitonda amadira arashye umuntu yumvishe ijwi rye ngafite patro wanyu yari yambwiye ubu twabakorera igisafuriya ahubwo iyi gisafuriya dufite hari icy'urukwavu hari icy'inkoko hari icy'inka cyangwa ihene hari icy'inkoko nta kabenzi inkoko si sasa oya urukwavu inkoko wana dukora urukwavu oya inkoko pe inkoko ntabwo uzi igisafuriya kijyamo akabenzi akabenzi ntabwo nahiye njye muhitamo ibyo mushaka rero bagukoreye isaka brochette ki oya inkoko bashira akabenzi ku kwari ruhande oya turya ibintu bimeze kimwe ariko hari bimukoresha agasafuriya niba ari agasafuriya ahura ry'amakaye bakora icyo babonye niba hashyiramo akabenzi akabenzi we nkukorere ku ruhande ukuri pe sapa cy'urukwavu ntabwo kibaho nacyo kibaho ariko shaba dukorera inkoko ntabwo rutimba amana buretse nkwereka amafaranga si ya sayibura tugiye kubikora gutya iki ihene si sawa oya inkoko
ukora iki nkoko ikindi gishoboka akakanya n'akabenzi oya turi kuvuga ibisafuriya oya ndavuga igisafuriya dukoreshe ibirayi cyangwa igitoki cyangwa bivange n'ibyo ugiye gukora iki nkoko kirimo ibitoki n'ibirayi bivanze n'intoryi mwese mbashyira kugira ngo umuntu ajye arye ari gusharirirwa oya ushyiramo nkeya oya ntabwo uko bimeze reba abana ntabwo ari abantu bo guha intoryi kabisa okay noneho uriya mukorere inusu y'intuza y'akabenzi bashyire igitoki cyangwa bakorere ikiromado ikiyose ndi kumenteningerega gasayizi oya reka mpfa kurya akanusu okay yego noneho ubwo urakora n'ikindi ku ruhande nyine cy'itsinda rigiye kuza cyo ni iki urabikora ari bibiri hari ikinkoko cyaba batoto urakora n'ikindi kirimo inyama nazo zihene wenda kirimo ibirayi naho n'aba batoto ukenera kwarura kwiye ari baraporeza no kucyo yirije burya abagabo ntago banibibane siko bimeze uwo murete wanjye kutinze kandi wambwiye uti uretse mbanze ntunganye ibintu ntwara nanjye mu kundi kintu bizire rimwe hanyuma handi bari bambwiye ngo nicaza aba bakobwa naho harahari mbapfundurira agasoda nari nateguye okay ukuntu tubyubatse rero nibyo bankurikire kurikira umujene uretse abatipe baze nyine nabo tubyensitari shyiramo agatege ngende rero njya kwa amafaranga yanjye nyafite mwe mufata akantu mushaka mu ntware mu gikari mwe mufata akantu nako nibazabwire batwongere mumuraba we babahaye akantu okay ubwo abo basore nabo no kubigenza kuri nk'abarafanta cyangwa bicyo buri muntu yaka nta kibazo ariko wihutisha ko ndashaka kugenda nongeye gukubita mbangura iminota nk'ingahe mfite bibirari nko mu nzira nta kibazo nibaza nawe urambwira wumva ndashaka kugira ngo tubikore neza kandi noneho nta hantu ushobora kwibona sinakubwira ngo nzaza nkugira inama hano nzajya mazana imishinga ya danje yihutirwa kandi imeze neza gusa aka gatendo ngiye gukubita iminota itarenze biraba bihiye ujya bishyiramo agatege kabisa koresha uko ushoboye kose kankubite mbangura nanjye ya abana nari ngiye kubahamagara kabisa abagabo mwamvunishije byatari none rega arimo akagiye komeshazi no gutegura ariko harimo amahirwe menshi salame ngesa amahoro beaucoup de gens salam niko nakubisi beaucoup niko tujyanganye kome wowe ufite amahirwe menshi ubona hateguye n'utuntu tuzongera amanota yazamutse kari akantu kubisemo kijwi kalo ni voila kazonza abana bimeze biti niko noneho njye nizere ko bya bintu byanjye uzi nkunda biteguye njyewe nababwiye ngo abana nzanye ni abamarayika ni abana b'umutima abana batuje abana bacicitse baciye bugufi bakeneye ejo heza bafite inzobe za munyongereza bafite n'icyerekezo tujye kubikora gutya rero uzi ko nakubwiye ko nkunda amavaze agaye mu mpande icyo kintu ndizera ko wagiteguye rwose ndizere ko wagitekereje kibaye icyuma cyaba ari kirekire cy'inzobe kibyibushye giseka neza ariko we jone ya bido irimo umva rero ukuntu kiyo mubigenza njyewe nababajije ntibikorere barahitamo baravuga bati twebwe ntabwo twigora zana abajene buri wese araturuka hariya ahita areba uwe ariko giye kugira ngo mutaza kugongana imitwe mushobora guhuriza kuri umwe kandi buri wese agomba kubona uwe tugiye gukora gutya twateganyije bane ariko sinigeze ngutekera ndageza barambwira bati twebwe ushobora kuzana ibintu byo kuduhitiramo ntibihure n'inkundo zacu ubwo ari bane kandi bashaka abagore ntawe uzi uwashaka twebwe turahitamo uwo dushaka kuko rero bashaka iki abagabo oya mwe mushaka abagore bagiye kuza bareba umugabo bakunze bariwe batwara si uzakorohera se nase ushaka uwo uhitamo none akazagusaza ugizeyo njyewe rero kambereke mugiye gufata utunimero kugira ngo hatagira uyagara mukamugonganira muri babiri nabo bafite utunimero none oya mwe mutuze uwo bibonamo mbere abandi ntibamubyiganire siko bigenda uwo batibona mu murafata utunimero utazana bya bintu byawe
dutuze bafite utunimero naza nimero agasanga irahura n'uwashaka baragumana natabyumva barareba undi bahitamo si byoroshye urafata he hagati ya na suragira ngo mvuze induru ahangaha cyangwa se ahangaha ngira amahitamo boro nanjye mpereza aho ngaho wende kure aho ngaho hano hafi mperamo shaka ngo duhure muri duhure urafata hano cyangwa urafata aho washyize akaboko ubwo rero kuko harisigayemo kamwe mureba ugatwara agatebe gafata dore ni ibumoso n'ubundi gafata njye nyihere muri byo hariya ubwo nawe naho ngaho nawe nizeye ko n'uyu mumetisi akira nawe numva mfite amatsiko yo gufungura isiko numva najya arayivuga agafungura ndirayo oya fungure akubure banza unyumve abamitiyemo ikintu cy'ikibabo uhitemo kandi ufashe nimero wowe dufungurira hano murebe nyine amanimero yanyu jone ya bido ubundi bamubaza papa sava niko yego bitese fresh wese ko ngukeneye kuri rya sirira abasamari tayari miyagarase mushyira udupapuro mu mufuka nimuzi nimero ntabwo babizi ko tudufite nibyo rero njye mbabwira tugiye kubikubita tubangura kandi tubyitwaremo neza ufite kangahe 1 ufite kangahe njye mbonye ari gatatu ufite kangahe ufite kabiri ufite njye ni kane okay papa sava yego umva none se kuri rya siri nyaranja tugire reka mbigire uzana ububasha oya kwishora muri ibi bintu byihorere wabyihoreye ibi bintu shyira mu gikeye ariko se ubwo niba ngombwa akakomereza ahandi hantu karibu cyane saba bien ladies and gentlemen uyu munsi ni umunsi w'amateka udasanzwe kuri mwebwe ndabasaba amasegonda abiri yo gutuza ukura umwuka mugahumeka mukirekura buri wese yibonemo kandi atuze ndabaza ikibazo kimwe gusa kugira ngo nkomeze gahunda zanjye uwaba yiretiriye muri uyu mushinga ninde uwaba uyu mushinga atawukomeje ninde none n'iteka ryose ntazagira umuntu utekereza kuva muri ibi bintu yego tubyumvishe kimwe okay nkuko rongera ngo ibintu tubikore abo bajene baje bazi ikibazanye kandi n'abakobwa bicaye bazi ikibazanye twese turabyumva kimwe nkubise mbangura rero ndagira ngo uko twicaye tubigendanemo hatagize umvangira nkuko mbiyoboye umeze mbiyobore kandi bigende neza bigende gute neza cyane aba bakobwa bafite amahitamo saba ngo bafite amahitamo y'abakobwa arashingira ku nimero bashaka abajene bafite kode njye natekereje bitewe n'uko nasanze ibyifuzo byanyu n'ibyabo ngomba kubitwara kandi bigakunda wowe uri kundeba cyane ni 4 uhisemo nimero zingahe nimero akange kuva kuri 1 kugeza kuri 4 nimero 4 icarana babise haguruka tugurane ibintu bicara mubera umusheri wicara bien uhisemo nimero kangahe muri 4 mumenyana gake nimero 1 icara hanga urana haguruka okay twihutisha igera umusheri mubirane maze mwibwirane tuzina ngwino uhagaza
bon wowe uhisemo kangahe reka tugukomerezaho udakomeza ingendo za hato na hato wowe uhisemo kangahe uhisemo kabiri kangahe ni kabiri umva wihaguruka aho ngaho ngwino mwanya wenguriye byumvikane ko gatatu nahise igira ninjye ufite gatatu se yihuse okay aha okay mwe munyuzamo mumenyana muganira muhana amakuru mubazanye uko bimeze rero bon uruvuga wite nguwe neza wowe gute nanjye nguwe neza cyane nanjye nguwe neza wowe uruvuga wite ni fresh boss wowe uruvuga wite kawaida njyewe nanjye kugira ngo rero niba ntawe ufite ikibazo kandi ibintu bikunze ndumva twakongera tugasuhuzanya tugahoberana hagati yacu twakongera tugahoberana igisengesho n'isezerano byo muzahurira mu mirenge ubu ngira ngo ibintu birikoze kabisa okay hari icyo turenza kuri ibi nta na kimwe bose hari icyo ujurira ntacyo kabisa ubwo bose hari icyo ujurira bimeze neza cyane none se umva papa sava yashwanyaguza unyakirira abajene ba rero nibyo nagiye mbabwira hanyuma yes kugira ngo ntabwo turungwangera wese oya ntabwo akira patron ndumva arakamata ariko mwisansure n'abafata igisembuye banywe nta kibazo mwamamye bona peti ku rukundo rushya bona peti ku mutima mwiza Imana iduhaye aba bantu mwiyerekane mukiri abajene muryoherwa ariko niko abagabo bo barabuze kandi n'abagore nuko niko yongera nanjye muryoherwe rero okay kunyota yacu rero abajene kugira bigende neza ngira ngo amatsinda yagiye yibonanamo cheers guys inkuru ngira ngo musharinge nuko ubu ngubu dutangira ariko dufite komande mu gikoni ba reka mbikurikirane bikurikirane ukenera kurakana none oya nta kibazo ibintu birakunda ukenera kuraka uraza kuba oya ntari ibintu biri nta kibazo kabisa wereka abantu mwabaye oya ntacyo bitwaye okay simbizi rero bon ngira ngo rero ubu mwanya wari uyu ngiye ushobora guhita nicara nkabaha akandi gatekerezo gato hano bahita kwa papa snack bar papa sava snack bar ariko mu minsi mike ngo arahindura Medi Motel abashaka kujya mu bintu bya honeymoon ushobora guhita mukomereza ahangaha urumva abajene bafite wenda ukuntu babayeho neza cyane cyane nk'uyu musore wari ifite ushobora guhita mujya kumusura mugakora after party oya bazaza nka nyuma y'iminsi basi nyuma y'iminsi nk'ibiri ariko baje kubasura ubwo famille igiye guhita ikora umushinga wayo kwawe sinzi ko tubona muri ubu buzima se oya ndimo cyane ariko dede nimba ari umuntu mbayeho neza pe bon rero ntekereza yuko ubwo icyo nagomba gukora ndagikoze izindi gahunda ubwo murasigara mwirwanaho tugiye kurya tumara kurya facture ndayishyura igisigaye uko nta igisigaye kwa wari ukwiyenza igisigaye byaba ari ukwiyenza ubwo gahunda nirangiriye aha njye sinabasezera ngakomeza ibindi nkagaruka nje kurya ntabwo se dukomeza ntabwo dukomeza wow nako sorry abajene ko
nagiye guhinduka nonese niwe batetesha cyane bakomeye gutetesha ariko ku rundi ruhande rero ntabwo ugomba guhinduka umuzigo kuri uyu mukobwa ariko yarambwiye ngo nza nkikiri niko ubyumva ese ko muri mwaturekeye urugo rwacu ko dukundana bitandukanye byageze no mu rugo buri nkweto yabonye yayo bon ntekereza ubwo rero izindi gahunda zikurikiye ziri ku mugereka wanyu hari ikindi ngiye mumbaza simbizi hari ufite ikindi kibazo ngo njye nigende nta kibazo tugufiteho ariko byaba byiza dukomezanyije na mpamvu yo kugira nyine dusige twakandi ahitamo rero igikunze ubwo rutwongere tubinywere niba nta kibazo kabisa icyayi twongere tubinywere ndeba nyine we ntegereje ko mubukinga ariko ese wandetse wowe uri kubona inshuro zose urimo urakomeza nk'abakaba se ntabwo turi abasheri turi abasheri ku rwego se utangiye kuza unyikoreshaho mpera mu misatsi umera mu ntugu wowe burangiye sinjya ninza ndekura ariko uya mani hakoze ukuntu arimo araza nkoraho icyambere yanyweye inzoga ari kunuka ameze nk'akagurube kavuye mu myanda yangiza akaza akomeza kunyikoreshaho ibintu uko byatangiye ibintu ari sawa ese tsinda nako ryishimye digidi ngiye napfusha rimwe kabiri gatatu ariko bino bintu bitangiye kuba byinshi cyane Nese uwo muntu araza akagukaba akabagukaraba wowe umenye ko iki ngiki ari ikirakawana ntabwo umuntu yakomeza kuza gufata aboshye ko yakubyaye cyangwa yagushatse ikiraka ubu wowe urireba ukabona twakundana yega yashyeke waraharimo arankaraba ahubwo baguhereze n'icyogesho unyuze ndabona aricyo gisigaye ngo ni ikiraka twari ibintu gake ariko digidi rwose simfe kandi n'amafaranga waduhaye pe nawe watumenyereye urakabya mani watumenyereye urakabya kabisa kugeza ku rwego rw'uko wowe uzana kuzi ko nta n'isoni ugira noneho ngewe mu buzima bwanjye burangiye madederi ikintu cyitwa ubwanwa nzirana nacyo naho mbubonye nca ahangaha urangije uragenda unzanira agahungu ahangaha karimo karanshyiraho ubwanwa ukagira ngo ni urwiri rumparatuye ibaze ariko noneho ubu bwanwa ibaze noneho ubu bwanwa buramutse bugiye nko mu isosi y'ubunyobwa nk'isosi y'ubunyobwa igiyemo cyangwa hakajyamo nk'avoka ibaze ibyo bintu ukuntu byaba biteye iseseme none arimo araza njabata amadede wivuga ibintu by'agasuzuguro ngiye akandi n'agasuzuguro uyu reba uyu muntu ukuntu yambaye ese reka nkomeze bamuga ubundi ubu ngubu ufite ejo hazaza imbere yawe urahabona ukumva se ko ijana ryanjye naritanga nkagendera ubona ufite ubuzima urabona ngahe ibihumbi ijana byanjye bro digidigi baguhaye ibihumbi ijana uduhereza senkani amahamwe ndekura ariko ntongeye kunkoraho bro amafaranga yo kwayahaye ibicyo atangiye mutangiye kuzana ibintu tutumvikanye mari bagenda kuko ni kumva bamuhaye ibihumbi ijana ibyo bintu ariko mutangiye kuzana ntabwo twumvikanye kandi yatubwiye ngo ni 55 digidi mu nkoresho basi uretse gato tugende digidi reka tukubwire sibyo ngiye reka nkubwize ukuri ku buryo iyo uzamo muri aba basore b'ibikwerere bari hano ugahereza nimero yanjye ari waturebye uratureba uraducirikisha kuri iki kigero none uyu ese ubundi reka nkubaze ese wakwivugira batanda cyese basira boga digidi reka njye niba ari ikibazo witeye imiti y'inyanya waraye mu masogororo ni ibiki witeye imiti y'imbeba cyangwa ibinyenzi kunuka cyane ngo wisize njye nicangaha umwuka urenda kumperana ashaka nko kuri kwama wonduka digidi wafashije abavandi witeye iki musore ibi bintu twebwe tubyumvikane nta muntu umwe oya nawe ntushake kugorana nta mwana uri munsi y'imyaka ntabwo wafata gushyira ndabizi ko nandi kumugereka ariko ntabwo wafata ngo uzumpereze iyi iyo mbimenya ko nteje umutwe gutya ntabwo digidi ndakudara uretse gato biragenda neza tuza noneho baguha ibihumbi ijana umpereze senkane hasi ankarabe hejuru y'ibihumbi 50 sasa icyo cyo wakishe bro wongera unkoreho aho wongeye kunkoraho digidi wongeye kunkoraho digidi attention uransubiza wongeye amafaranga kunkoraho ako digidi nanjye rero reka nkubwize ukuri ntabwo najya kwihiringa ngo nshake ibihumbi ijana nkeneye umukobwa mwiza nk'uyu nguyu yarangiza azavuga ngo mu bwanwa rwanjye ngo hagwa amata cyangwa ibiki uransubiza yanjye cyangwa mufate winkoraho wowe urareba ubu bwanwa bwawe buramutse buguye nko mu isosi cyangwa bugiyemo isosi cyangwa ukajyamo avoka wowe urabona umuntu yakureba uraza unkora bunja batunsiga icyo kiroso cyawe uransiga ikiroso nakubwiye ngo nsiga ikiroso njyewe nakubwiye ko nyine gusokoza ntabwo turacyabikubigorora uretse gatoya
turacyabigorora mwebwe nta kibazo mufitanye mwe mwigendeye nta kibazo twifite mwe mwigendeye turacyashaka kumva akaya uriya twabipanze yego nyine mba mfite akabari shaka gucuruza ngo mwabigize ute ariko ndavuga nti ase ibi nibwo nabyumva kera numvaga ngo niba ari ibya popo baroni niba ari ibiki ngo abantu ngo batoranye umwe ku wundi umwe ku wundi ese couple n'izi nizahuje urabona bitakunze ntago mbizi ibi ngibi ntako nibwo mbibonye aho se tuvugisha ukuri mwa bakobwa koko ubu nk'umusore utabasha kwitongoreza ngo yiteretere akavuga ati njyewe nzajya ahateraniye abakobwa batumiye ntoranyemo umwe nk'ugura intama cyangwa ugura ihene ubu mwebwe mwumva yabasha kubaka urugo rugahama ariko babyakunze byose sawa ubwo nyine byakunze se niko sasa tuvugisha ukuri hagwanzaniye invitation ejo bundi sinarayikuzaniye ese ubu nkuriya mufiyanse wawe wambwiye uti uzaze kumfasha nkabwira aba famiye yanjye nkabwira abandi amenye yuko uri muri ibi bintu uri gutoranya abandi basore mu ntuza mu kivunge ese sheri ufite fiance n'ukuntu mfite crash ni ibi cyangwa se papa savareka nkubaza ubu mu fiance wanjye wenda kuba umugabo wanjye urumva afite ubutesi bigeze kuri urwo rwego hano ndi mu kazi naje mu kiraka mbarama yanjye arimo ibirongoranwa uretse n'aha ngaha ikinamico nagenda nkakinira mu ntara ngiye nakambuka n'imipaka mva kuba ari ibiceri byose ni ibiki uri kumbwira my love my what I have a fiance bebe have ahubwo nawe niba ntaraguha invitation umbwire nyigure siko mukina n'amafaranga mwebwe wari wagiyemo twagiranye crash njye nawe abantu baranuka kimwe cya kabiri agashyingira ese ko abajene bari bababaye abagore bro digi yatubwiye ko aduhereza amafaranga yo kuba twamenyana n'aba bantu ntabwo wigize tubwira ko tuzakomezanya nicyo watubwiye ko iyi ari misiyo iri burangirira aha ngaha abya nababwiye ko naza mu rukunda ariko ibintu bizakomeza interanya n'abavandimwe nakubajije ngo digite tuza nakubajije ngo ibi bintu nta risike zirimo nta nkuru nakubwiye ko nta risike zirimo biriyubashye none abantu baraza batujabata baranukaga iyo babwira bakabanza bagaca muri dushe bakanakaraba cyangwa bagashaka n'agaparo amafaranga 50 kandi aba bashimanye tubaha amashyaka none se twebwe amafaranga yacu amafaranga yacu ese nawe bidakunze ubu ngenda bizira ari nko kwiruka ari nko kwiruka papa savange uyu muntu kubiyamba ako digiti uri umurwayi gira uko ndiri bungendane none se ya nanone mwishaka ndebe nishaka none none se arabatongoreza none se arazana bakore wowe winaniwe none se uyu ngo ikibazo kibaye waramuka mu kanwa ese ko wancese umuntu ufite ubu je ko wancese umuntu ufite ubu yigeze abibwira ariko sava ko nge baro mwiranga kumerera ku urebe byibise ukuntu yambaye urebe ukuntu digidi amenyera nahaguruka ako se njye urambaza ibyo haguruka yaba abanyagasani papa sava ndebera umuntu ushaka kuba mu ndebera ako se urakomeza kunkaraba unkarabira Michael Jackson ariko madederi mane none rakanza n'igisafuriya abiyumvanamo barye utagishaka agenda rero agiye kuza ikibazo kirese ako kagasaba guryo ushaka kumbwira ko nyine nshaka kwicarana ni kabebe nicaye ndimo ndarya nsangira baduhindura umwanya w'ishyamba mwahiye ngende akabenzi kahiye ako se ko ariko kugendana amafaranga yawe ureba n'ibyisi ntwara telefone dekura mari nese no kumfatira nese kunwariye telefone kushaka kugenda se utamaye iryo koti ndetse uragenda iryo koti utarikuyemo ariko uretse gatoya azana nimba baragwaye n'ikiraka cyo kuba maye musi ngo ntago warubizi ko afite ubuke kuramo shadi ariko ariko ntugakine nanjye ariko njyewe urakina nanjye